Banyarwanda ndizera ko mumeze neza, mwe mukomeze gukanda subscribe no gukurikirana ibiganiro bya Dore Entertainment aho muri, ndizera ko mumeze neza. Ntago ndibuze gutinda cyane, ndaza guhita nihuta tugendera ku byabaye ahangaha. Ni muri Morocco, ni umukino wahuzaga ikipe ya Morocco ndetse n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Ibirori byabaye iby'agaciro by'umwihariko bikitabirwa na His Excellence cyangwa se Perezida Paul Kagame, akaba nyiricyubahiro, akaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Yitabiriye ibi birori, abantu benshi bagiye babona amavideo menshi acara ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakomeje kuvuga bati perezida yasuzuguwe, abandi bati niwe yasuzuguye. Abantu benshi by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda bagiye babikomataho, babivugaho ibintu byinshi bitandukanye. Ariyo mpamvu twebwe nka Dore Entertainment, imwe muri channel igomba kujya bagezaho by'umwihariko amakuru agezweho mu myidagaduro hirya no hino mu isi by'umwihariko ndetse no muri Afurika. Uyu munsi rero dushaka kugira ngo dusobanure kuri iyi video by'umwihariko yagiye icara ku mbuga nkoranyambaga, ariko twebwe turaza kwifashisha video ya His Excellence ubwe ku giti cye yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Akaba yagize byinshi iyi video yerekana cyangwa se igira iki isobanura by'umwihariko ku ruhando rwa Afurika. Perezida Paul Kagame iyi video yayishyize kuri Instagram, abantu benshi baza kwibaza koko, bavuga ati ese koko byaba ari ibyanya byo, cyane ko n'ubwa mbere iyi video yayishyizeho. Reka turebe iyi video tubone kugira icyo tuvuga. Ndizera ko rero mumeze neza. Ni ukuvuga ngo video ikiremwe mu bintu byakomeje gutungurana by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni ibintu bahoze abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese His Excellence kugaragara muri Maroc ahari habereye umukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cyangwa se AFCON. Ni umukino wahuzaga Maroc ndetse n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati ese by'umwihariko ko His Excellence ubundi byari bimenyerewe ko nimba ushobora kuvuga ngo wenda ufashe tuwa ugiye mu gihugu kindi, byanze bikunze ni irushanwa ryari rikomeye riri ku rundi rwego. Nibyo koko ni umukuru w'igihugu, ni umuyobozi wubashywe by'umwihariko mu Rwanda ndetse muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange no ku isi. Ni ibintu rero abantu benshi bagiye bibaza bavuga ati twaje tubona amashusho Perezida Paul Kagame asa nkaho uri kuganira, ariko waraganira n'undi na mugenzi we, ariko ubona nyine ku meza hari ibyo kurya. Abandi bakavuga ati ese His Excellence ko tumuzi nyine ari wa muntu wiyubaha cyane, wiyubaha uha agaciro ubuzima bwe. Abandi ibintu byagiye bivugwa, byavuzwe ko ngo ashobora kuba atariye ibyo biryo nyine yahawe, ariko abandi bakavuga ati His Excellence kirazira ntabwo ashobora kurya kuri kamera mu gihe haba hariho kamera. Abantu rero bavuze ati byanze bikunze yasuzuguye abantu bateguye iri funguro, asuzugura nyine abantu babimugejejeho nyine babashe kumwakira. Ariko nyine ni bya bindi nyine by'abantu bapfa kuvuga, niko njye nabivuga kuko ntabwo biba ari ukuri. Akenshi byinshi bivugwa rimwe na rimwe ubusanga hari n'ababivuga batazi nyine ikihishe inyuma y'icyo bari kuvuga, ugasanga nyine ni ugupfa, nabyita nko gupfa kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero kimwe mu bintu twavuga by'umwihariko kuri Perezida
Paul Kagame cyangwa se His Excellency ni uko nyine ni wa muntu ukunze kwiyubaha abantu benshi ngira ngo n'abanyarwanda ntekereza ko ni umwe mu baperezida uretse no kuvuga ngo no mu Rwanda cyangwa se no muri East Africa no muri Afurika muri rusange n'ibihugu by'i Burayi bimufata nk'umwe mu baperezida bari smart, yaba muri look yiwe, uburyo asa, uburyo agaragara ndetse n'uburyo yitwara, uburyo yambara, uburyo atekereza, ibikorwa bye ni ibintu nyine ubona ko ni umuntu ufite iterambere riri nk'uko tujya twumva abantu ba Elon Musk, ba Jeff Bezos, ba Larry Page nuze ba Bill Gates ba nyiri Microsoft ni abantu nyine ni umwe mu bantu nubwo urwego impamvu mbashe kuvuga kuri urwo rwego ni umwe mu bantu wagiye yerekwa isi cyangwa se yerekana abanyarwanda ko afite imitekerereze isa nkaho iri ku rundi rwego, afite imitekerereze nyine twebwe tutamenyereye muri Afurika, tutamenyereye ya kinyafurika. Ni ukuvuga ngo akoresha uburyo bwose, akoresha amayeri yose ashoboka ariko akabasha kugeza igihugu cy'u Rwanda ku iterambere. Ngira ngo twagiye tubona amasinyatire cyangwa se ibikorwa byinshi by'umwihariko byo kwamamaza u Rwanda, byo kwamamaza Visit Rwanda, twagiye tubona akorana na Arsenal cyangwa se Arsenal ugasanga ikoresha mu rwego rwo kuba umusponsor wayo, igakora mu rwego rwa Visit Rwanda. Byose ni Perezida Paul Kagame. Arsenal ngira ngo murabizi ko yambara Visit Rwanda ku kuboko. Twagiye tubona amakipe nka Paris Saint-Germain yambara Visit Rwanda mu gihe bari muri training cyangwa se mu myitozo. Tugenda tubibona ku makipe. Ubu ngubu ntekereza ko twagiye tunabyumva na Paris Saint-Germain uko nabivuze, tunabyumva kuri Bayern Munich yuko naho hari kontra bagiranye yo ko bagomba kujya bambara Visit Rwanda muri training. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu nyine ni ibintu no Perezida Paul Kagame afite nyine by'iterambere ritari ryaho ngaho gusa, nyine akagira imitekerereze nyine yagutse. So rero kuba abantu benshi bakomeje kwibaza tese ni gute umuntu bamuhereza ifunguro ntabashe kurya, ari kumva ati ahubwo noneho ukabona n'ukuntu basaga nk'aho barebanaga n'uwamuhaye ifunguro, nawe wamuhaye ifunguro nabonaga uwo bari kumwe nawe nta gahunda nyine yo kurya, ari kumva. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byagiye bitrendinga cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga harimo na X. Nahoze mbona bamwe mu ba blogger benshi baba batanazwi nyine baba bafite nk'amacana akomeye ariko amini nk'aba account akomeye ariko batazwi bagenda babivugaho cyane. So ni ibintu rero byagiye bivugwaho by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bibaza tese His Excellency yaba yasuzuguye abamwakira, ariko ntekereza ko nyine ntabwo ari byo, ni mu rwego rwo kwiyubaha no mu rwego rwo kudashobora kuba yarya kuri kamera. Murabizi ko cyangwa se yafungura, murabizi ko ubundi byanze bikunze His Excellency nk'umuntu w'umunyapolitike kandi ukomeye, buri uko agiye afashe tuwa cyangwa se afashe urugendo aba agomba kujyana n'abakameramani biwe, agomba kuba afite abakameramani biwe, abacunze umutekano nibyo nyine nk'uko bizwi kuri perezida wese. Ariko byongeye noneho abakameramani ni abantu bari smart cyane ku buryo ki nubwo yabaye no kurya ntabwo mushobora kugira gutyo, nta kosa rishobora kuba ryabaho ku buryo mushobora nko kubona wenda nka video His Excellency agira kugira ute ari kurya. So ni ibintu rero nyine byakomeje kugenda bitrendinga bivuga ati yasuzuguye nyine abamwakiriye, ariko ntekereza ko nyine n'ababivuze keretse wenda nk'ababivuga mu rwego rw'inyungu zabo, ariko ubundi ni ibintu nyine bizwi ko tumuziho ikintu cyitwa kwiyubaha cyane. ngira ngo mwaje namwe mubona amafoto ndetse no muri video yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram. Ati ni video yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram nyine uko yamaze kubivuga. So nibyo ngibyo rero byanze bikunze perezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se perezida wacu tumuziho ikintu cyitwa kwiyubaha. Ni umwe mu baperezida basa neza pe, umwe mu baperezida basa neza ku buryo rwose ahantu hose umusaza aba ari representa, mbese abaduhagarariye mu rwego ku buryo twese tuba turi proud. ngira ngo hari n'abantu bajya basanga bari bakora nk'indirimbo ugasanga baravuga ngo muzehe wacu. Ni umwe mu baperezida beza, yaba ku isura, yaba ku gihagararo, yaba mu buryo ari smart nyine mu mutwe we. Ni umuperezida mwiza rwose umuntu yarata pe, ni umuperezida mwiza mu buryo bwose bushoboka. So nibyo ngibyo rero ni inkuru nyine yakomeje kugenda trendinga. Ntekereza ko abantu benshi benda bashobora kuba bagezeho byibuze ikintu nakita nka enoso cyangwa se hari icyo wenda abashije kumenyaho, kugira ngo wenda mutaza kugenda mubona ibihuha bihwihwisa ngo perezida ngo yasuzuguye ngo bamwakiriye ngo yanze gufata ifunguro ngo yanze kugira ute, nawe akagira video noneho postinga n'ibyo bintu biriho ari kuganira ku ifunguro, ibintu tutamenyereye by'umwihariko
kuri we, ariko nyine ni ibintu nyine byanze suko wenda bivuze ko wenda atafunguye, ahubwo nyine nuko byanze bikunze behind ya kamera byanze bikunze yagomba kuba bagomba gufungura. Twagiye tubona mu mavideo menshi, hari n'amavideo twagiye tubona adafite ateruye icyo kunywa, ateruye amakoke cyangwa se amajuice nyine ari kunywa, ariko ukabona ari kumwe n'abandi bantu cyangwa mu birori byiyubashye. So bivuze ngo rero byanze bikunze kuba yarya nawe ni umuntu usanzwe, ariko nyine aka kantu ko kuvuga ko wenda bamubonye atari kurya kandi bari kuganira iki, ugasanga nyine bahita babyuriraho, by'umwihariko harimo n'abanzi b'u Rwanda bakavuga ati mini yasuzuguye abamwakiriye. Nahoze mbona nyine cano nyinshi by'umwihariko zitavuga rumwe n'ubuyobozi bagenda babigaruka, ariko nyine urumva ko byanze bikunze ni ukurira nyine ku kantu gato cyane abantu babasha kubona, bakabasha kugira gusebya cyangwa se guteza ikimwaro umuyobozi w'igihugu. Nibyo ngibyo rero ngira ngo nababwire ko byanze bikunze kimwe muri aya marushanwa yabaye muri Afurika, Senegal ikenegukana igikombe. Ni ibintu perezida w'igihugu cyacu yitabiriye byanze bikunze, kandi no kuba yakitabiriye biranavugwa ko byanze bikunze bari gutereta uburyo ki icy'ubutaha cyazabera mu gihugu cy'u Rwanda, bikaba byashyirwamo amafaranga menshi cyane, natwe tukazabona imikino ikomeye yo muri Afurika, cyane ko igikombe cya Afurika cyangwa se AFCON ari irushanwa rimaze kugera ku rundi rwego. So ngayo guko rero ndizera ko mwese mwamaze kunyurwa, nanababwira ko niba ukunda perezida w'u Rwanda, niba ukunda ubuyobozi bw'u Rwanda, nababwira ngo shyiraho agatima. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.